James, ni wowe? Ni njyewe Katie. Katie. Oh my God. Katie. 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 Oh, Yesu we. Bwira umubiri Katie. Katie, ni wowe? Ni njyewe James. James. None se kuri hano James? James. Iki kikugejeje hano James? None se James, niba numvishe neza koko uri petit frère wa boss wanjye James? Ibi bishoboka bite James? Katie, ni ukuri turavukana na grand frère. James, uravugisha ukuri? Mana yanjye, usuka. None se James, iyi myaka yose wabaga he? Numva ushaka kuguhobera James. 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 Katie yambi, Katie. Katie yambi. Oh, Katie. Imana ikora ibitangaza. Gusa uko nari nzi ko nzongera kukubona. Gusa Mana yanjye. Gusa ubundi ikindi bubwire. Imana ndayibwira iki koko? Uzi imyaka yose naguhize Katie. James. James. Gusa James. Nubwo ari imyaka myinshi irangiye, ariko James, ni ukuri wabaye umwana mubi James. Habe no kumpamagara James. Koko ubu twabanye nabi James? Katie, ntabwo twabanye nabi gusa Katie, ni ukuri Katie. None se Katie, ahangaha wageze gute? Uje kumara iki hano? Niki kikuzanye hano? Uziranye gute na mukuru wanjye? Ntabwo mbyumva Katie, ntabwo mbyumva. None se Katie, ahangaha wageze gute Katie? No, oya, ntabwo mbyumva Katie. James, ni inkuru ndende, ubu ngubu ntabwo wabyumva. Nyine kuva cyagiye tugitandukana nyine muri class, nyine urabizi ko twiganaga muri senior 6. Urabizi ko nyine burya nahise mva mu ishuri kubera imibereho mibi, nakoze n'ikizami cya nyuma cy'amashuri yisumbuye. Rero rwose burya narakubititse, mama yaje gupfa, niwe wandihiriraga amashuri. Ubwo papa nawe nyine yari umusinzi ubereye aho umunywi w'inzoga, nta kintu yabashaga kwita ku muryango we. Mbese nyine urabizi barumuna banjye nta kuntu bari kubaho ndi mu ishuri ntafite n'undihirira. Rero ku bw'ibyo byatumye mva mu ishuri, ndagenda nyine ndashakisha ubuzima, nkora utuzi twose mu muyede, gerageza no kuvoma amazi y'abaturage, gerageza nyine gushaka uturaka tumwe na tumwe nubwo tutari dushimishije. Nuko nyine inkuru yanjye ni ndende cyane sinayikubwira ngaho ngo nyirangize. Gusa ni ukuri narakubititse barumuna banjye kugira ngo babeho. Twa turumuna twanjye twose urabizi ko tumwe twigaga mu mashuri mato, kandi njye niba nari ngeze ahagaragara. Rero byansabaga nk'umwana mukuru mu rugo, mu by'ukuri ko nagombaga kuva mu ishuri nkajya gushaka imibereho nyine nkatwitaho. Mama wanjye nyine yari amaze gupfa. James, mama wanjye yari amaze gupfa. James, Katie, humura wirira sha, humura ndakumva. Katie, ndakumva, reka ngwanagura amarira. Humura Katie, bibaho, humura, bibaho. Nyine urumva, nyuma yo kuva mu ishuri ubwo naragiye nyine nkubita hirya no hino. Barumuna banjye bari kwicwa n'inzara urabyumva. Mama niwe wabashakishirizaga nyine twese dufasha, na ka resitora yari afite ubwo yamaze gupfa papa arakagurisha, amafaranga yose yajyana mu nzoga no mu ndaya. Ubwo rero twabuze uko tubigenza nyine njye na barumuna banjye, biba ngombwa ko mva mu ishuri njya gushakisha. Urabizi ko nari narize kudoda, nagerageje gusaba inkunga muri famiye. Ubwo nyine ndagenda ndakubita hirya no hino, ndadoda utwenda, ngerageza nyine gupfundikanya, ubwo mbona udufaranga two gufasha barumuna banjye kubaho. Gusa kubarihirira amashuri ntabwo byari bigishobotse James. Oh Katie, warakubititse
ni ukuri sha urabivuga urabizi se. Ubwo rero nyine nyuma yaho ubuzima bwakomeje kwanga, mbona inzara igiye kuzatwicira mu nzu. Humura Keti, Keti humura. Ubwo rero byabaye ngombwa ko nza i Kigali gushaka akazi, nakoze utuzi twinshi two mu rugo, baransuzugura, bancira mu maso, bamfata nk'umuntu utari umuntu. Sha nyine James, nabayeho nabi cyane ni ukuri. Ubwo rero nyuma yaho narashakishije biranga pe. James, reka tubireke, ni inkuru ndende, wenda nzabikubwira ubutaha James. Oya, ntabwo nabivugira kubera ko nta nubwo biri mu byanzanye James. Icyanzanye cyo ni ikindi. No Keti, humura please, mbwira ni ukuri, nari ngukumbuye, usibye no kugukumbura kandi ni ukuri rwose iyo nkuru yawe ndumva inteye agahinda, kandi ni ukuri ni ingenzi kubimenya Keti. Mbese ni wari inshuti yanjye Keti? Koko nigeze nkwanga Keti? Hari ikintu wamburanye Keti? Usibye kariya kantu kajemo tugatandukana, kuko ugira ngo urukundo nagukunze hari aho rwagiye Keti. Ndacyagukunda Keti wanjye, ndacyagukunda ni ukuri Keti, ndacyagukunda, nyumva please, nyumva. No James, iby'urukundo byo tube tubiretse ni ukuri. Mukuru wawe atava byumva ugasanga bimbyariye ibibazo, babarira please. Izo miliyoni muzohereze vuba kandi mugire bwangu. Ariko buriya uriya mushinga urakomeye cyane, muzohereze. Ndashaka gutangiza umushinga vuba na bwangu. Ariko ziko mbona hano muri salo nta muntu urimo simvuyemo nonaha Keti na James barimo kuganira bagiheze aka kanya se. Ntamurira amarido ndebe. Bari kuganira hano hanze. Ariko se ko mbona bahuje urugwiro nk'aho baziranye, ikindi se kandi ko mbona basa nk'aho batungana. Baba bapfuye iki se kandi? Abantu se baba babonanye umunsi wa mbere bagatongana, cyangwa baba hano? Reka mbabaze, ni ikibazo kibaye. Keti, James, ko mbona musa nk'aho mutongana, biteye habaye iki? Niki ko mbona muganira nk'aho muziranye? Boss, nyine urebye nari ndimo kubaza James ko hari ubwiherero, kugira ngo nyine numvaga mbese nyine boss, numvaga nshaka nyine kujya ku bwiherero, niyo mpamvu nabazaga James ahantu ubwiherero buri boss. Rero ntabwo tuziranye, nta kintu kijya mbere, ntacyo rwose. No, none se ko mbona mwari mwahuje urugwiro kandi nkabona musa nk'abatongana, niki cyari cyabaye Keti? Hari ikibazo gihari icyo ari cyo cyose? James, ngwino. Naje. Niki cyabaye hagati yawe na Keti? Ko mbona harimo ikibazo gikomeye. Nabonaga musa nk'amutongana kandi mushwana, kandi nabonaga umuhamagara cyane. Niki cyabaye? Nta kibazo cyabaye, nuko gusa yari arimo kumbaza ahantu hari ubwiherero. Ubwo rero kubera nari natinze kumurangira, yaramiriwe nabi, niyo mpamvu yavugaga n'ijwi riri hejuru nyine kugira ngo umufashe. Nta kindi kibazo rero cyabaye, ni ukuri ntacyo. Nimba ari ibyo nta kibazo Keti, ngaho rero icyo ngaho genda mu bwiherero, dore buri hariya ruguru. Ariko se ubushize ntiwabubonyera? Boss, nyine nari nibagiwe, urumva hashize iminsi myinshi, ntabwo nibukaga neza, ariko mbabarire boss. No, nakubujije kuvuga boss. Narakubwiye igihe turi kumwe ujye uvuga sheri, shusho, hani, ndetse n'utundi tuzina tunezeza umutima tw'abakundana. Nta mpamvu rero n'imwe ihari yo kugira ubwoba bwo kuvuga umuntu ukunda, cyangwa se ukamwita utuzina twose twiza. Boss, nako sheri, nta kibazo n'ukuri, kandi ndagushimiye cyane, ndagushimiye n'ukuri by'umwihariko. Rero nagenda nimba ntababangamiye.
nta kibazo. Keti, ariko di ntabwo naherukaga kukubona useka sha. Urabona ukuntu useka neza neza neza, amaso yawe nk'ay'inyambo za nka zacu nziza cyane ziba hahandi ntashatse kuvuga. Boss, nawe urakabye boss. Ni ibisanzwe boss. No. Ntabwo ari ibisanzwe Keti, ntabwo ari ibisanzwe. Burya ngo wambaye ikirezi ntamenya ko kera. Njyewe rero natangiye kubona ikirezi cyanjye imbere yanjye, umwiza wanjye kandi mpoza ku mutima. Hari akaririmbo kama Kanyaga Abuduri yajyaga aririmba cyangwa se yanaririmbisha, urakazi? Boss ntabwo kazi, wanirimbiye boss. Nzaga kuririmbira utakinyita boss, ahubwo unyita sheri, kandi waramenyereye kuvuga iryo zina. Sheri ni ukuri ndakwinginze ndirimbira ku karirimbo, ndakwinginze ndirimbira ku karirimbo, none ntangiye no kuvugishwa boss. Nako sheri, ntiwumva se ko biriko biraza? Wamura Keti, reka nkakuririmbire, ariko uriya mwana ntasange ndi kuririmba atanseka. Ntabwo ari igitekerezo cyiza kuririmba n'uru rujwi rwanjye. Wanyeretse urukundo rurandega, nukuri naranyuzwe pe, nubwo ntacyo nakoze, ibanga ni rya babiri, ariko gerageza Keti. Ntabwo nkazi neza, ariko ubutaha nzakagerageza. Gerageza urukomeze rugwize impuhwe, nicyo rubereyeho. Keti. Maze kukibagirwa, gusa muri iyi minsi nzakitoza kandi nzakakuririmbira neza Keti. Nukuri uri mutarutwa kandi ntawakundutira imbere y'amaso yanjye. Gerageza rero urukomeze rugwize impuhwe, kuko aricyo rubereyeho. Naruhari igicumbi mu mutima ugukunda, nta kizaruhungabanya. Uri mwiza, uri igitego mutarutwa, ubwitonzi n'ubugwa neza nibyo bikuranga. Keti, uranezerewe? Wow, boss, sheri, my god, nukuri ako karirimbo ni keza disi. Sho nukuri nzagufasha, nukuri nzagufasha kukaririmba, kandi nukuri bizagenda neza. Nukuri nta nubwo wabyishe, nukuri nari ndimo gusinzira kubera ukuntu wakaririmbaga neza sheri. Keti, humura, nzajya muri studio muri iyi minsi kwa Element, njya numva umwana w'umuhungu bamuvuga. Nzajyayo rwose kandi nzagakora neza. Nzitoza kuririmba, nzitoza kubyina, nzitoza gukora buri kimwe cyose Keti. Nta kintu na kimwe kibaho ntazakora ku bwawe, nubwo ijwi ryanjye rimeze nk'iry'ijwangajwanga, ariko nzarijwangajwangura Keti. Nzagerageza ibishoboka byose nkore ibyo umutima wawe wifuza. Boss, nukuri ndagushimiye cyane boss. Nukuri burya uririmbira uwo akunda, uko yamuririmbira kose, mu ijwi ryose cyangwa se mu buryo ubwo aribwo bwose, biramunezeza boss. Ntabwo ijwi ryaba ribi kandi urimo ndirimbira ibyo kuye ku mutima boss. Keti, uri umwana wuzi ubwenge kandi uciye ubwenge, niyo mpamvu nanjye ngukunda. Umwana utanenga, udasuzugura kandi utirengagiza. Rero iki ni cyo gihe cyo kugira ngo nkwereke umuryango wanjye Keti. Mama ari mu nzira, ndetse n'abandi bakobwa bashiki banjye bari mu nzira barimo kuza, ndetse petit frere we wamubonye. Ubwo rero ndagira ngo witegure ufata akajuisi, ndetse nimba ari n'ibyo witegura nk'umukobwa, dushe iri hano ndetse n'urwambariro ruri hano.
ushobora kuza ukitunganya neza, ukitera ka mekapu, bakaza basanga umwiza wanjye uwabahogoje ndetse akabakora mu matwi akabakogoshora, basanga asa neza di. Gusa nubwo utakitera izo mekapu cyangwa se ngo ushyireho ibindi birungo ibyo ari byo byose, ubwiza bwawe ni karemano keti. Gusa nyine nk'abakobwa mugira utuntu mwitera. Murakoze cyane sheri, nukuri reka nze ngende muri icyo cyumba hanyuma nitunganye. Ndaje bizu nta kibazo keti. Mbega umukobwa mwiza, urabona ariya mabuno n'amataye, ariko ubundi ko ntajyaga mbibona sha. Ubanza ari uko yahoraga mu bigutiya akurupa muri banki yanjye, atabona n'akanya ko kwitaho. Urabona ngo ndayuba koko, kuki ntabonye ubu bwiza atari kose na kera hose koko. Ariko uyu mwana ngomba kureba uburyo ki nanamusogongera, nkumva ko byiza Imana yamuhaye hakiri kare di. Ntibajya bavuga se ngo avanse irakenewe ra. Kandi nibaza atazanga kubera ko uyu munsi ngiye kumukorera ibintu bigomba kumushimisha mu mateka y'ubuzima bwose. James, urimo hano? James, wageze hano muri iki cyumba gute James? Iki ni icyumba cyo kwiteguriramo James. Keti, nari mbizi ko uraza hano, nagutegereje. Keti, nari ngukumbuye cyane. Please, babarira tubisoza hakiri kare basi. Ntabwo bosi wawe ari bubimenye. No James. Oya Keti, babarira. Nari ngukumbuye cyane bitavugwa. Babarira tubikore. Nari ngukumbuye cyane Keti. James, please. James, nta nubwo ugira ubwoba James. Nakubona yuko sheri wanjye ari muri salo. Ibyo bya sheri wawe ntabwo mbyitayeho Keti. Ndagukumbuye cyane. Ngwino. No. James, no. James, no. Keti. Ibyo ni iki Keti? James. Araje boss.